bavuga iya mbere y'ukwa mbere cyangwa ni iya mbere z'ukwa mbere? ubundi Yego. abantu benshi numva bakoresha ngo iya mbere z'ukwa mbere, ariko njye numva twavuga iya mbere y'ukwa mbere. Tubanje no kubasuhuza. By'umwihariko rero nyine reka tubasuhuze tubikuye ku mutima. Turabasuhuje ni ukuri. Tubifuriza umwaka bariya bose. Icyo bita YouTube Partner Program urayizi? Ikaba natwe ituzi nk'uko izibaye Isimbi TV, nk'uko izibaye Emirene, nk'uko iziba Gatari Fred n'abandi cyane. Ariko hagati aho turanabasuhuje abo bose. Turabasuhuje nabo ni inshuti zacu. Imana iradukunda nyine. Uramuzi se? Dusuhuje rero inshuti zacu muri rusange, tutagiye kuvuga ngo ni runaka na runaka, abanyarwanda, abanyamahanga, abantu bose baza kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Ku mutima ntago nzi ukuntu ndumva nta n'utabura kudushyigikira. Ntawe utabura kudushyigikira cyangwa ntawabura kudushyigikira? Ntawabura kudushyigikira kuko baradukunda. Yes, kandi natwe turabakunda. Jao Jado Artist Official ku isonga. Urukumbuzi ni rwose bari no kubibona ko twari tubakumbuye, n'ubwo wenda tutabashaga gushyikira nyine kuganira buri munsi, ariko ndahamya ko uko twe twari tubakumbuye nabo ni uko cyane rwose. Nabo ni uko, ariko rwose pe icyo tubizeza ni uko ubu turahari, na cyane ko abantu bacu n'ubundi nubwo tutari turi kugaragara kuri uyu muyoboro wacu, ariko bo ntabwo badutengushye, barahagumye. Notification zanyu tujya tuzibona, comments muratubwira muti kabisa mukomereza aho, ibintu byanyu turabikunda. Natwe rero turabakunda, muri inshuti z'akadasohoka. Nanababwira ko muzajya munatera intambwe mukaza namwe mukagera kuri channel yacu cyane, ni kare aho bibera mukamenya n'ibihakorerwa n'ibihabera, tujya tubakirana yombi. Zimwe rero mu ngamba navuga jewe numva dutangiranye muri uyu mwaka, njye nuko numva tugomba kurangiza uyu mwaka wa 2025 cyangwa se tutanarindiriye ko uyu mwaka urangira. Icyo bita YouTube Partner Program urayizi? Ikaba natwe ituzi nk'uko izibaye Isimbi TV, nk'uko izibaye Emirene, nk'uko iziba Gatari Fred n'abandi cyane. Ariko hagati aho turanabasuhuje abo bose. Turabasuhuje nabo ni inshuti zacu. Uyu mwaka se urangiye, nubwo tubana umunsi ku wundi, njyewe nzi uko byabaga bitumereye, nzi ko uyu mwaka wagoye abantu. Dusoje wari ugoye cyane, uyu mwaka dusoje uko wagoye abantu kabisa cyane mu buryo, mu mpande zose. Ariko hagati aho ndagira ngo usangize abakunzi bacu ko wiyumvaga muri uyu mwaka dusoje nyine, nuko uri kwiyumva ubu ngubu. Jewe icyo nababwiraho nyine ku mwaka ushize, nubwo tuvuga ko wari ugoye cyane nibyo, ariko ubundi iyo umuntu afite ubuzima bwuzuye, nta kurwara, mbese uburwayi ahanini nibwo buzonga umuntu. Iyo butajemo ntekereza ko ibindi byose abasha kuresisita. Kabone niyo ubundi ikintu gituma tunezerwa cyane ahanini ni ubukungu. Ubukungu nibwo butuma umuntu ahorana akanyamuneza, kuko wumva ko ikofi nyine imeze neza. Njye rero uyu mwaka ntabwo navuga ko wabaye mubi ku rwego ruhambaye. Ibibazo wenda nagezemo n'ibyo mugenzi wanjye yahuye nabyo, ni ibintu byarangiye nyine bidusiga amahoro. Uyu rero uko mubona narawiteguye, ntekereza ko uzagenda neza, za mbogamizi nagiye mpura nazo ntizizongere,
wenda zigere ku rwego rw'aho undi wagejeje, kuko n'ubundi aho byapfiriye harasigaye nyine, narahabonye hazakosoka. Ntekereza ko uyu uzambera mwiza, kuko ntabwo navuga ko uzaba mubi, kuko ndamutse nkubagariye nyine n'ubundi nawo waza nabi, ariko njye niteguye kuwunyuramo neza, nzawusoza ndi ibiti bibisi, kuwucamo wenyine cyane. Hagati aho rero uyu mwaka wa 2024, impamvu nkubwira ngo wagoye abantu nako byagiye bigaragara muri segiteri zose. Ugasanga abantu bararira, ugasanga nyine ntabwo bimeze neza. Ariko mu by'ukuri twihanganishe abo bitagendekeye neza. Hari abo uyu mwaka wenda usoje ingo zaranze, hari abo usoje baratakaje abantu babo, hari abo usoje se wenda batarabashije kubaho neza nk'uko babyifuzaga. Ariko ibyo byose ndagira ngo mbabwire ko bibaho ku mugambi w'Imana. Turabifuriza rero kuzagira ishya n'ihirwe muri uyu mwaka wa 2025 turi gutangira. Icyo twita rero YouTube Partner Program navugaga, ujya wumva iyo bavuga ngo channel runaka ngo bayimonetije. Ni icyo gihe navugaga ko zimwe mu ntego tugiye gutangirana muri uyu mwaka wa 2025, nibura natwe tugomba kuba channel yacu izwi muri YouTube Partner Program, natwe tugatangira kugira utuntu nyine tubona nk'abandi bose. Yes. Aka kantu ni sawa, iyo ugize gutya buri muntu ahita avuga ati yego. Ariko rero ni nabyo ni nako bimeze. Buriya ikintu cyose kidafite intego ntabwo kiraninga, ntabwo kigenda ngo kigere ku ahantu cyerekeza. Intego yacu rero ni nziza, ndumva nta n'utabura kudushyigikira. Turashaka nyine natwe kujya muri uwo. Ntawe utabura kudushyigikira cyangwa ntawabura kudushyigikira. Ubanza ari jyewe ubyije. Ntawabura kudushyigikira kuko baradukunda. Yes, kandi natwe turabakunda. Ibintu byose iyo biri mu rukundo n'ishyaka ryo gukora, byose birakunda. Ikindi intego ni ugutuma n'ubundi ntabwo tuzajya kure, ni ugutuma rwa rukundo n'ubundi twatangiye rukomeza kugira gushora imizi, gukura, rukagera nyine kuri buri wese, rukagera kure. Ukazajya tunyibutse ibuye, twari tumaze iminsi tutari kugaragara kubera impamvu zimwe n'izindi. Iyi YouTube channel bayizi ku biganiro nyine bivuga ku buzima busanzwe, ariko byibanda no ku rukundo, cyane cyane mu by'imibanire y'ingo. Nubwo tujya tunyuzamo tukavuga no ku rubyiruko n'iki, ariko cyane cyane twibanda ku ngo. Ese aho ntitwaba twarabuze mukageraho za ndangagaciro tubatoza, bwa buryo dushaka ko mugendamo, ugasanga mwaratandukiriye, muracyahagaze ku birindiro. Ariko nizere ko mutadutenguha, naho wenda abari bafite uburyo batangiye gutandukiramo, kugira ngo mbabwire ko twagarutse dufatanye kugira ngo tubagarire urukundo rukure, ruganze mu bantu. Hari agashya se wenda waba ubazaniye muri uyu mwaka mushyashya? Agashya uko byagenda kose ntabwo kabura, kandi uko ibihe bigenda bisimburana tugomba kugira ibyiza byinshi kurusha ibyo twari dufite tukarenzaho. Mu by'ukuri rero agashya urebye ni ibintu bisanzwe, ariko agashya navuga wenda mbazaniye muri uyu mwaka ni uko ibiganiro byacu nyine n'ubundi bizajya
bibonekera igihe yego tubyumvire muri ku make gihe. ntabwo tuzongera kubaterera ntabwo tuzongera kubatererana pe, turi kumwe namwe imirire na nk'amazi n'ifu pe. so nk'amazi n'ifu. hagati aho hari ukuntu nyine muri iyi minsi ariko si ubwo ni muri iyi minsi aho byanahozeho mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ukaba uri kugenda ugahura na sekidende hariya hepfo agatangira atari ko se ati mukabyarana ati jyewe ati mfite umugore atarananiye, uti se akunaniye gute? Ati ubu ngubu nta kintu ntakora mu rugo, ntako ntitwara ntaki ariko umugore ukabona ahorana umunabi mu rugo se ukabona cyangwa se hakazamo n'ibintu byo kunca inyuma n'iki. Nk'uwo muntu wamugiriye ihe nama? Rero inama mbere na mbere ubundi ugira inama umuntu wabanje gusesengura ikibazo nyine kiri hagati aho ngaho, kuko ntabwo wahita uvuga ngo genda ubikore gutya na gutya kandi utazi imbarutso itera ibyo bintu. Umugore ashobora kuba abikora bitewe n'uko wenda atageze guteza, atabonye ibyo agomba nk'umugore. Ese ibyo agomba ni ibihe? Hari impamvu yatumye amuca inyuma. Igihuza umugabo n'umugore turakizi. Ashobora kuba si ibiryo se n'abana, ibiryo n'abana oya, izi iyo mwariye mu rugo mwanyoye n'ibiryo ashobora kuba abibona 100%, ndetse ku gihe ashaka, ariko wa mugabo wamukuye iwabo, rega n'iwabo yararyaga akanaryama urumva, ariko hari impamvu yatumye ava mu rugo akaza akavuga ati jewe rwose jado wanjye ndamukunda. Mbese si ukaje yuko umugaburira bya biryo, yego nabyo azabirya ariko hari icyo ashaka, urumva arashaka munoze urukundo. Hagati aho nkunganiye, wowe sekidende rero uvuga gutyo ngo ntacyo uba utakoze mu rugo, ntacyo uba utatanze ariko bakagusuzugura. Ese koko inshingano zose uba wazujuje nk'uko bigomba? Rero watanze rasiyo, umugore n'abana bariye banyoye bambaye, ariko ibyo byose uzirikane ko akiri iwabo naho yarabibonaga cyane, kandi ndetse ubwo yabonaga wenda n'ibirenze iby'umuha wowe, ariko hari icyatumye aza ngo mwisungane mukore urugo mubyare n'utwo twana n'iki. Reba rero ko ariho bishobora kuba bipfira, kuko ushobora gutanga imiceri, amafiriti n'inyama, inkweto nziza, imyambaro, ariko icyo cyaba kitagenda neza kigatuma nyiramwiza wawe agenda rukagwa pe. Inama rero twamugira tudatinze umuntu nk'uwo ni ukugenzura ko ibintu byose nyine mu mpande zose mu rugo biri kugenda neza. Ubwo hano twebwe tuvuga twiyubashye, ntabwo tumeze ntabwo byose twabivuga mu mazina, kandi abo tubwira ni abantu bakuru, ubwo baba batwumvise. So reka dusoze kino kiganiro rero. Ubundi urebye hano twasaga n'abongera kubaha ikaze kuri channel yacu. Ibindi nababwira ko turi kumwe kandi tuzajya tubagezaho inama nziza, ariko tubibutsa ko iyi YouTube channel ivuga ku bintu by'urukundo, cyane cyane ku bintu by'imyubakire mu ngo, ariko ikora n'ibintu bitandukanye. nahoze mbabwira ku channel yacu yitwa Jado Artist Official Art and Tailoring. Ako kantu ka art rero niho harimo painting n'ubundi ni ugushushanya, hakazamo designing n'ubundi nabyo urebye ni ugushushanya nyine, ariho dukoreramo amarogo, dushushanya mu bigo by'amashuri, imfashanyigisho z'abana, tukazanamo branding ni ibijyanye no kwamamaza. Ushaka kuza hano tukakwamamariza bizinesi n'ibindi ukora. Tukazanamo iriya tailoring nyine mwumva,
ni ibintu by'ubudozi, tudoda imyenda itandukanye ariko cyane cyane twibanda ku kudoda imyenda y'abanyeshuri izwi nk'impuzankano cyangwa se school uniforms. Yego. Hazamo rero na knitting. Akantu ka knitting ni akantu ko kuboha, n'ubundi ni ukuboha imipira cyane cyane y'imbeho y'abanyeshuri, nibyo bintu twibandaho. Ni karibu rero muze muduha akazi, mwatubona kuri nimero zikurikira 0788 cyangwa se 07802220 murakoze cyane rero, ibiganiro nakagaruka. Amahoro n'amahirwe n'amafu n'amafufu n'amafaranga byose bibafubi n'ubuzima buzima. Jao Zado Artist Official ku isonga.